Ijambo ry'umunsi. Umwuka wera nakabuza. Soma Luka igice cya 24 umurongo wa 36 kugeza ku wa 49. Agakiza kabaho iyo twizeye Yesu nk'umukiza wacu. Aratubabarira, akaduhindura, akabona yuko turi abakiranutsi. Yewe no muri ako kanya ariko nabwo dukomeza kurwana n'icyaha. Uko ibihe rero bigenda bisimburana, serivisi zacu, impano zacu ndetse no kumukunda bigenda biba byinshi cyane. Kubw'amahirwe make, abakristo benshi bicara mu matorero y'ibyumweru n'ibyumweru, ariko nyamara bakabura ishyaka kandi bakananirwa gukura mu mwuka wabo. Ni gute ikintu nk'iki ngiki gishoboka? Ikibabaje, abizera benshi nubwo bazi umurimo w'ingenzi w'umwuka w'Imana. Umwuka wera ni umwe mu bagize ubutatu kandi afatanya n'Imana Data n'Imana Mwana. Igice kibimburira ibindi byanditswe rero kitubwira yuko yabayeho mbere y'uko isi iremwa, kandi mu by'ukuri yanagize uruhare mu kurema. Soma Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 2 ndetse n'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Uyu munsi afite uruhare runini rwo gufasha ndetse no kugira inama abizera bose. Umwuka wera ni impano kuri buri mwana wese w'Imana. Kuba muri twe ntabwo ari ibintu turwanira, ahubwo ni impano y'Imana. Ni amahirwe atangaje twahawe. Mu gutura mu mitima yacu, Umwuka wera ashobora no kutuyobora kandi akereka buri mwizera wese ibyo gukora byiza, akadufasha kujya kure y'akaga. Soma Yohana igice cya 16 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Ibyanditswe bitubwira yuko Yesu yaje kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bwuzuye. Soma igice cya 10 umurongo wa 10. Ibi ngibi rero bishoboka gusa iyo tumwumvise kandi tukamwumvira. Urimo kubona ubuzima bwinshi Yesu yasezeranyije. Ntabwo yavugaga ibihe by'ibyishimo, ahubwo yavugaga umunezero no kunyurwa biba kuri buri muntu mu bafite Imana. Tekereza ku gusobanukirwa Umwuka wera kandi usenge kugira ngo uhuze n'ibitekerezo bye. Imana iguhe umugisha. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#bibleinstitute.com, cyangwa ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.